burya iyo tubatse umuntu, iyo tubatse imyumvire y'umuntu, umuntu w'imbere n'iby'inyuma birasenyuka ukora bisenya ikirimo imbere, umuntu agirwa icyo ari cyo n'ikimurimo. Ntabwo abantu bazi ikibazo dufite. Ikibazo dufite ni umuntu w'imbere, kuko umuntu w'imbere iyo ari mubi n'ibyo akora biba bibi, n'ingaruka z'uko ameze ziba mbi, atari kuri we gusa, no kuri sosiyete, no ku muryango we, no ku baturanyi be, n'igihugu arimo. Nari narashyizeho plan yo kubaka university, technical university, kugira ngo mu myaka izaza u Rwanda rwe kuzajya rutanga amafaranga gukodesha ba architects, ba engineers, kugira ngo bakore plans, bakore structural planning y'ibintu byo mu Rwanda, kubanza kugira ngo batange millions of money guhayaringa abo hanze kandi dufite ubwenge. Niyo yari occupation of my mind, kwari ugutaka k'umutima wanjye kugira ngo ejo ibintu bizahinduke, ariko ari twe tubigize muri design yacu. Nari chairman wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, kandi twakoranaga n'imbuto twakoranaga na first lady muri uriya umuryango wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, nawe uyoboye imyaka 12. Harimo element eshatu abanyarwanda bakwiye kumenya, abato n'abakuru, ariko cyane cyane umutwaro wanje bakubato, abato bakwiye kumenya. Icyambere, vuga ko ushobora kuba aravuyemo ujya mu bajyanama ba president. Ahubwo nagiyemo mbere, vuga mu bajyanama ba president na biri concurrently, uko mu bajyanama ba president Rick Warren yaje mu Rwanda muri timu z'abantu bamwe twafatanije muri Friends of Rwanda icyo gihe. Ariko ngira ngo hari ukuntu yari yaragizanye na connection n'umuntu witwa Joe Ritchie, nawe yaje hano kuko umukobwa we yabaga iwanje, azaje kureba umukobwa we, ariko yari yaraganiriye. Nahita nanakubaza, ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika wamushimiye, ni gute wamusobanura nk'umuntu mwabanye? Ikintu cya mbere navuga kuri Perezida wa Repubulika ni